They would fire artillery across our border and kill our people. Why FDLR in 2019 in November would cross the border and kill our people? Kuki uwari we wese yarasi ibisasu biremereye ku mupaka wacu bigahitana abaturage bacu? Kuki muri 2019 mu kwezi kwa 11 FDLR yambutse umupaka ikica abaturage bacu mu Kinigi n'ahandi? Ugomba kunsubiza impamvu. Kuki? Nta n'uwo nsaba ngo aze kumfasha gukemura icyo kibazo, kuko iyo bambutse umupaka turabikemura. Ariko se kuki tutakemurira icyo kibazo aho gituruka? Ese hari umuntu muri iyi si wifuza ko ikibazo cya FDLR gikomeza ubuziraherezo? Wenda ababyifuza batyo barahari, cyangwa nta n'icyo bibabwiye. Ni uburenganzira bwabo, nta n'ikibazo mfitanye nabo. Ariko muhungu muto uribeshya niba utekereza ko bamwe muri twe abanyarwanda tuzi neza amateka yabo tuzabikwemerera. Uwo ari we wese wibwira atyo aribeshya. Anyone thinking like that is just absolutely mistaken. It's about us, it's about our lives, it's about our story, it's about our history, it's about our identity, it's about our existence, and nobody. Ni kubwacu, ni kubw'ubuzima bwacu, inkuru n'amateka yacu, abo turibo no kubaho kwacu, kandi nta n'umwe muri iyi si ubifiteho inshingano, ahubwo ni twebwe ubwacu. Mbisubiramo buri gihe, nzongera mbivuge kuko ariko bimeze, ni ukuri kudahinduka. Niba ushaka guhindura ukuri binyuze muri diplomasi cyangwa politiki, inyungu zawe se cyangwa ibindi nshobora kutagira kinini mbikoraho, ariko mu bushobozi bwanjye nzakora icyo ari cyo cyose kugira ngo inkuru ya FDLR na jenoside abantu bakina nayo itazagaruka iwacu ukundi. That story of FDLR and genocide and which people play around with doesn't visit us again.